Yesu amubonye ngo amugirire imbabazi. Oh haleluya. Ni Yesu wenyine ugufitiye imbabazi. Ni Yesu utanga imbabazi wenyine ku musaraba. Igisambo Yesu yagihaye imbabazi. Imana iguha imbabazi. Imana ikwitegereza ikugirira ibambe, ikugirira imbabazi. Ni Yesu utanga imbabazi ntabaza abantu ngo abanze babwire ngo byagenze gute. Ndashimira Imana ko igiye kuduha imbabazi. Ntabwo ibanza kubaza abantu runaka ngo mbese tumubabarire. Hari benshi batakwemera imbabazi kuzibona, ariko Yesu ajya kubabarira. Imana ikugirira imbabazi muri zo ntambara. Imana igusohore muri ayo madeni. Imana igusohore muri uwo mubabaro. Imana ikugirira imbabazi. Abategereje kumwara ntibazabone kubabara kwawe, ntibazabone guseba kwawe. Ndagira nkubwire ngo hari amakosa 3 Imana idashobora gukora mbere y'uko igutabara. Ikosa rya mbere, Yesu nashimwe cyane. Wowe unkurikiranye, reka nkwifurize kugubwa neza aho uri. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ku buzima bwawe. Imana igukorere igitangaza cyemeza abantu ko wasenze. Nshimye Imana ko iduhaye uyu mwanya ngo nze tuganire amagambo y'Imana. N'amagambo akomeye n'ubuhanuzi bukomeye Imana impaye ngo tuganire nge nawe. Nkuko mubizi, ningewe tubana mu materaniro ya buri kuwa gatanu guhera saa 3 kugeza saa 10 hano Nyabugogo kwa Mutangana, aho tuba dufite igicaniro cy'amasengesho. Ninge muvuga butumwa mukuru buhari. Imana impaye umugisha kugira ngo dusengane nawe uhembuke. Ufite indwara yananiranye, ufite icyifuzo wasengeye kikanga, duhawe umugisha n'Imana mu mpano Imana yaduhaye kugira ngo dusengane. Nyemerera dusenga Imana. Uri Imana nzima, uri Imana ikomeye. Mana nyemerera aya magambo tugiye kuganira atabari nge izina ryawe rishigwe hejuru, atazaba ari nge uboneka kuri iyi kamera. Hazumvikana amagambo muri wowe Mana, kandi anyuze muri nge agwije imbaraga nyinshi. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Yesu, amen. Wowe unkurikiye, reka tuganira aya magambo Imana impaye. Na magambo Imana impaye aboneka mu gitabo cya Luka n'ibice 7 umurongo waho wa 13. Nayo magambo tugiye gusoma Imana impaye ngo tuganire muri uyu mwanya. Na magambo agiye guhembura ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira, akira amagambo y'Imana. Aya na magambo Imana impaye tugiye kuganira. Uyu yari umudamu wari 9. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yiyumvamo kujya mu mudugudu w'9 ngo ahura n'abantu bari bikoreye ikiriba. Ijambo ryatubwiye ngo Yesu amubonye ngo amugirire imbabazi. Ndeka nkubwire ibintu 3 Imana impaye ngo tuganire. Ni Yesu wenyine ukureba imbabazi zikamwuzura, abandi bose bajya bakureba ishari rikabuzura. Nta muntu numwe wifuza iterambere ryawe, nta muntu numwe wifuza uko ubayeho. Ndagira ngo utangarize ngo uko ubayeho hari abanzi bawe bibabaza. Ubuzima bwose ubayemo hari abatabwishimiye, ariko ijambo riravuze ngo Yesu amubonye ngo amugirire imbabazi. Oh haleluya. Ni Yesu wenyine ugufitiye imbabazi. Ni Yesu utanga imbabazi wenyine ku musaraba. Igisambo Yesu yagihaye imbabazi. Imana iguha imbabazi. Imana ikwitegereza ikugirira ibambe, ikugirira imbabazi. Ni Yesu utanga imbabazi ntabaza abantu ngo abanze babwire ngo byagenze gute. Ndashimira Imana ko igiye kuduha imbabazi. Ntabwo ibanza kubaza abantu runaka ngo mbese tumubabarire. Hari benshi batakwemera imbabazi kuzibona, ariko Yesu ajya kubabarira. Imana ikugirira imbabazi muri zo ntambara. Imana igusohore muri ayo madeni. Imana igusohore muri uwo mubabaro. Imana ikugirira imbabazi. Abategereje kumwara ntibazabone kubabara kwawe, ntibazabone guseba kwawe. Ndagira nkubwire ngo hari amakosa 3 Imana idashobora gukora mbere y'uko igutabara. Ikosa rya mbere, Imana ntiyagutabara utaraseba. Imana igikure kugaseba, bantu bakavuga, abantu bakagusebya, bakakumanika amatangazo, kandi iyo umuntu ari mu kigeragezo umuntu wese amuvuga uko ashaka bitewe n'uburyo bimuryohera kumuvuga. Hari abavuga kuri imbwa, abandi bakavuga kuzapfa nabi, abandi bakavuga ko wayobya, abandi bakavuga ko ari Imana iri kuguhana. Iyo uri mu kigeragezo umuntu wese akuvuga uko ashaka. Ariko reka nkubwire, nyuma y'amagambo y'abantu Imana igivuga ijambo rimwe rigacecekesha amagambo y'abantu. Imana igikure kugaseba yaho izavugira ba bandi bakumanitse amatangazo agusebya, akaba ari bo bayamanura kuko nibo bazikaritse baba baragukatakatanyemo bakuvuga.
kosa rya kabiri Imana itakora, ntiyagutabara ibigeragezo bitaranuka. Imana igikureka bikanuka ukavuga ngo Mana waranyibagiwe, ukagira ngo Imana yarasinziriye, ukazamuka imisozi Imana ntivugane nawe, ukanyura mu bikomeye, ukanyura mu gikombe cyitwa amahwa, ukanyura mu gikombe cyitwa amagambo, ariko iyo bimaze kunuka Yesu ajya bitera parufe bigahumura n'ibyamaze kunuka. Utagira ngo Imana yarakwirengagije, yarakuretse ngo ibanze buri muntu wese agufataho ijambo. Kandi nuhagarara mu kigeragezo ntukisobanure, ibigeragezo babigusobanura. Jya uhagarara ushikame ugwana intambara, uvuge ngo Mana nzi kuzangirira neza. Nubwo ubabaye mwene data, hari igitondo kimwe Imana izagutabara. Ndagira nkubwire ngo reka kwisobanura muri izo ntambara. Hari abantu bagenda n'imva ku mitwe yabo, umuntu akagenda n'imva ishinguramo abandi bantu, umuntu akakuvuga nabi, umuntu akagenda akawushingura mu wundi muntu. Iyo asanze uriya muntu afite umutima woroshe, nawe agushingura mu mutima wakakwakira, wazajya kumusaba serivisi bati barakumbuye bakubeshera. Reka nkubwire, egera Imana kurusha kwegera abantu. Nta kintu na kimwe wakora ngo unezeze abantu, ni Yesu wenyine uvuga ngo baho ukabaho. Ijambo ryarambwiye ngo nuko nsanga wigaragura mu ivata, ngo ndakubwira ngo baho ubaho. Iyo Imana ivuze baho nta wavuga ngo vaho. Iyo Imana igusunitse nta wabasha kukwegeza inyuma. Iyo Imana iguteje intambwe nta wabasha guhina amaguru yawe. Ndagira nkubwire ngo iyo Imana ikuzamuye nta wakwicaza. N'iryari uzamenya ko Imana izagutabara. Iyo Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, irabanza ikayiritura ibyayo bitazagera babyitirirwa. Utagira ngo Imana yananiwe kugutabara, oya, hari ibintu ibanza gukuraho kugira ngo uzavuge ngo nabonye amaboko y'Imana. Abantu bananiwe, abantu bajya bananirwa. Umuntu agukunda igihe gitoya, ejo akakuvamo akakwanga. Umuntu yakuvuga neza mu gitondo, nimugoroba akakuvuga nabi. Umuntu yagukomera amashi mu gitondo, nimugoroba akagutera amabuye. Nibyo byabaye kuri Dawidi. Dawidi amaze kwica Goliyati, Abisirayeli bose bamukomeye amashi, ariko igihe Sawuli yamuhigaga bamuteye amabuye. Uko nuko umuntu ateye. Hari abantu bagukomera amashuri mu munezero, wagera mu bibazo bakakwirengagiza. Hari abantu bakwirengagije mu gihe wari ubakeneye. Ntuzibagirwe abantu babiri. Ntuzibagirwe umuntu wagutanye umusaraba mu gihe wari umukeneye, kandi ntuzibagirwe umuntu wakwikorereye umusaraba mu gihe wari ukuruhije. Abo bantu babiri ntuzabibagirwe. Na Yesu yahuye nawe, ahura n'umugabo witwa Simoni. Yesu arimo aragenda, abantu baramuririraga, batarapfuye, aramwaye, arasebye, ariko Simoni ngo amwitegereze, aravuga ngo sindarira nkabo. Aragenda afata umusaraba wa Yesu, awushira ku bitugu, aramwakira. Haramubwira ati Yesu nitugera ku musaraba urigwariza, ariko ahangaha turi nyemerera nkwakira umusaraba. Imana ikuzanira umuntu kwikoreza umusaraba. Imana ikuzanira umuntu gutura umutwaro wikoreye mama. Mana yakuzanira umuntu kutura uwo musaraba w'amadeni. Mana yakuzanira umuntu akagutura uwo mutwaro. Ufite abantu ariko wabuzemo umuntu. Ufite inshuti nyinshi ariko n'indyarya. Reka nkubwire, umuntu wese udafite icyo asobanuye mu buzima bwawe, Imana imugukureho. Imana ikuzanira umuntu w'umumaro uza agaciro kawe. Wibutse ko iyo utinze aho udakenewe uravunika hagahembwa abandi. Ubu wasanga uhora uvunika ariko umusaruro w'ibyo ukorera ntibawubone, ahubwo bagatesha agaciro ibyo ukora. Imana ikuzanira abantu. Niba waravuganye n'Imana mwene data, wikorera Imana kugira ngo abantu bakwemere. Umuntu wese ni mu mugambi w'Imana, icyambere agira intambara nyinshi. Nubaho mu buzima budafite intambara, uzamenye ko utari mu mugambi w'Imana. Umuntu uri mu mugambi w'Imana agira intambara nyinshi. Abantu bakamuvuga, abantu bakamugwanya, abantu bakamuharabika, abandi batakorana n'izihe mbaraga. Ngewe nakoreye Imana, Imana yavuganye nanjye amagambo menshi. Mwene data, nkwibutse ko ahahiseho umuntu iteka ryose aba ari habi. Nawe ahahise hawe ni habi, nanjye ahahise hanjye ni habi. Umuntu wese akizwa yaranyuze mu mabi, umuntu wese akizwa yaranyuze mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko ndashimira Imana yatubonye twigaragura mu ivata y'ibyaha, iravuga ngo nitubaho tugirira imbabazi. Twari babi, twakoze ibyaha byangwa n'amaso y'Imana. Yesu tumaze kumwakira turaruhuka. Turaruhuka twegereye umusaraba. Twari twararushe. Iyo umuntu adafite Yesu araruha. Iyo amaze guhura na Yesu aruhuka umutwaro. Ndashimira Imana yaturuhuye imitwaro. Umuntu wese agira pase ye mbi. Ari abantu bajya banangaza ukumva umuntu ari kuvuga umuntu ngo ari kuriya muntu bite yavuye he, yaje ate, n'umunyabyaha. Reka nkubwire mwene data, uzirinde guca urubanza.
wowe uko uvuga mwene so nawe abakuvuga niko bameze. Nusanga bavuga mwene so uzamuvuganire, kuko nawe nuhava bazakuvuga kurusha uko bakuvuga. Kandi nkwibutse ko nubwo wigira umutagatifu, inyuma yawe nawe wari mubi. Subiza amaso inyuma, urasanga wari mubi, no ko Imana yaguhishe. Hari abantu nubona ibyawe bitarajya ku karubanda, ntuzagire ngo uri umuhanga wo guhisha hahise hawe. Uzamenye kutaragegwaho, nugegwaho nawe hazamenyekana. Ariko ndashimira Imana itubabariye, idutura umutwaro. Iyo Imana iguhaye imbabazi ntibanza kukubwira ngo subira karitsiye wakoreyemo ibyaha wihane, ntibanza kukubwira ngo banze bigenze guto. Yiragufatika kubabarira. Igisambo cyari ku musaraba Yesu yakigiriye imbabazi, ntabwo cyagiye mu ijuru kitabatijwe, nta nubwo cyasubiye ngo kivuge ngo mumbabarire naribye. Yesu arakibwiye ngo kwizera kwawe oneboni ya sinedra. Iyo twizeye imbabazi z'Imana turababarirwa, ntabwo dusubira inyuma. Ubu si Jean Pierre ukiriho, si Imana ivuga, ubu ni Yesu Kristo uri muri njye, niko Pawulo yavuze. Mwene data reka nkubwire, imodoka igira retroviseur, kandi retroviseur agaciro kayo no kureba inyuma. Ariko iyo umuntu atinze areba muri retroviseur aragonga. Bishatse kuvuga mu buryo bw'umwuka, ahahise hawe hari habi, ariko komeza urugendo ntucogore, usiyogope, Imana izakugirira neza. Ndashimira Imana ko nubwo abantu bakwanga, hari inshuti zaguhisha Imana itegura zigomba guhagarana nawe. Hari abantu bajya bibesha gukuriya muntu abantu bamuvuyeho, ko bamuvuze, ko bamwandagaje. Nanjye nkuyemo akarenge, reka nkubwire, hari abantu Imana itegurira umuntu bagomba guhagarana nawe warekuye amaboko. Hari abantu bagutindana bakagutindana ntaho bazakugeza, ahubwo wabana nabo abantu bakavuga bati warakize, umerewe neza, ntaco bakumariye. Abo bantu bave mu buzima bwawe. Imana ikuzanira umuntu w'umumaro. Ugenzure ku bice byawe, urasanga ahantu hose ufite ibintu bibiri bihuye. Ufite amaguru abiri, ufite amaboko abiri, ufite amaso abiri, ufite amatwi abiri, ufite umunwa wo hasi n'uwo hejuru, amenyo yo hejuru nayo hasi. Mwene data, Imana ikuzanira umuntu wa kabiri. Imana ikuzanira umuntu wa kabiri, umwe wenyine wakumva ibibazo ufite, wagutura umutwaro wikoreye. Ntabwo ukeneye abantu benshi. Reba muri telefone yawe, urasanga ufite abantu barenga 500 kuri WhatsApp, ariko bose nta n'umwe uzi ikibazo ufite. Ariko hari umuntu umwe waza akaguterura haremereye, akagutura umutwaro wikoreye. Imana ikuzanire Simoni ukwikoreza umusaraba. Hari abakwirengagije ubakeneye, hari abantu bafashije bakugirira nabi. Tuza abantu benshi Imana yagigirira neza, yabakura mu butayu bakarushaho kutugwanya. Mwene data reka nkubwira abantu batatu uzitondera. Uzitondere umuntu wasenze Imana. Imana yabwiye Yobu, iramubwira ngo uza kuvuma ntuzamuvume, kuko wowe ntiwamuvuma uko mbishaka, uzamureke nzamukuvumira. Ujye witondera umuntu wavuganye n'Imana. Nusanga bavuga umukozi w'Imana, uko yaba ameze kose, uzitonde kumutunga urutoki, kuko uba urutunze mu maso y'Iyamuhamagaye. Kuko wowe ushobora kuvuga ibyo ushaka, ariko Imana yo yonyine afitanye ubusabane nayo. Ijuru ryose rikaguhagurukira. Niba ugira ngo ndakubesha, uzatunga urutoki umukene wubaha Imana, ijuru ryose rizaguhagurukira, uzagira ngo ni igihugu kikugabyeho ibitero. Mwene data nkwibutse ko ntabwo Imana yacu ari Al-Shabaab, ntabwo ari Al-Qaida ngo itere ubwoba. Ni Imana yuzuye imbabazi, ni Imana yuzuye urukundo. Ubahanuzi baguhanuriye ngo urapfuye ndabukansorinze mu izina rya Yesu, ntabwo uri wo gupfa, uzabaho kandi uzabaho ko Imana yabyemeye. Abantu bakurebera mu ntege nkeya zawe, ariko ejo hawe ntibahazi. Nkwibutse ko mwene data, ushobora kubunzi pase yanjye ahahise hanjye, cyangwa se ukabuzi aho mpagaze uyu munsi, ariko ejo hanjye ntabwo uhazi. Nawe niko abantu batahazi. Abantu bakwitondere, kuko aho Imana ikujyanye hararuta aho yagukuye. Ikintu kizagufasha gusohoka mu ntambara, jya usubiza amaso inyuma, urebe amajoro bwakiye butari guca, urebe kuntu wabyaye uwo mwana baravuze ngo uzapfa, uzapfa utabyaye ukabyara. Urebe kuntu bavuze ngo uzapfa udashatse ugashaka. Urebe Imana yakubakiye abarozi bahagaze, Imana ikabana nawe. Uhita ubwira Satani ngo urabesha, naho wambabaza hari igitondo kimwe nzaruhuka. Lole boni ya zayingodra, hari igitondo kimwe kihumure. Imana ikongerera imbaraga. Nasomye mu gitabo cy'Abacamanza, mpasanga ijambo ry'umugabo witwa Samusoni, ibice 16, ngo nubwo bari bamwogosha agatsatsi ku mutwe, ngo agatsatsi karongera karamera. Nashimira Imana ko nubwo umutsatsi wawe bawogoshe, Imana igiye kongera kuwumeza. Bantu babizi ko ibyawe byarangiye, bazi ko wazimye, bazi ko nawe uzagera, bazi ko ibyawe Imana yashizeho iherezo. Ariko reka nkubwire,
Imana igiye kongera ikumereza agatsatsi kandi izagumereza imbere y'aho bawogoshe. Iyi Imana iguteretse mu kigeragezo igushakira n'abarimo bazakwigisha. Iyi Imana iguteretse mu kigeragezo cy'amagambo igushakira abagore n'abagabo bafite masters mu kubara inkuru. Hari umuntu ukuvuga ukagira ngo yahereye garidiyene y'igitangazamakuru ryo kuzabara inkuru, ariko uwo ntakagutera ubwoba. Jya upfuka musenge ubwira Imana ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ndeka nkubwire, iyo umukinnyi ari mu kibuga arimo arakina, abantu bavuza induru n'abamukomera aba ari benshi, ariko abo benshi babakomera nta burenganzira bafite bwo kujya mu kibuga ngo bamukuremo uretse umutoza wenyine. Niba ari Imana yaguteretse aho ngaho, hagarara kigabo, abarozi ntibagutera ubwoba, abagusebya ntibagutera ubwoba, abakugambanira ntibagutera ubwoba. Wowe uri mu kibuga komeza watake. Umuntu umwe wenyine umutoza niwe ufite uburenganzira bwo gukura mu kibuga. Abafana nta rusaku rwa gukura mu kibuga, kandi urusaku rw'abafana, umupira w'abafana bawukinira inyuma y'ikibuga, ntabwo baza kuwukinira. Ate iyo aba ari nge nakabikoze gutya. Abafana bakinisha umunwa gusa. Ndeka nkubwire, shikama. Izo nduru wimva inyuma yawe ntacyo zizagutwara. Ni urusaku birahorera ariko ntacyo bizagutwara. Ayo ni amasasu y'umwanzi Satani, kandi wibabara niba wararashwe na Satani. Birashoboka ko haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwa kikongera kigashibuka, kandi iyo igiti gishibuka nta muntu n'umwe ubona gishibuka. Abo niba byamaze kujyaho n'igiti cyamaze kujyaho. Waratemwe ariko haracyari ibyiringiro. Imbabazi z'Imana, twasomye ijambo rivuga ngo Yesu amubonye amugirira imbabazi. Ndashimira Imana igitugirira imbabazi. Imana yakugiriye imbabazi urubaka, nanjye ndashimira Imana yangiriye imbabazi. Nabonye gukora kw'Imana, nabonye amaboko y'Imana. Umuntu umwe yigeze arambwira ati ariko profete, wagiye gucisha izo mbaraga uzikura hehe? Imbaraga ko tubona abantu bakira, abantu bakaruka amarozi. Muzajye kuri YouTube cyane muzabibona abantu baruka amarozi, intozi zikava mu nda. Hari umugore bari bararoze intozi zimuba mu nda, ndamusengera araziruka. Abantu dusengana mu materaniro yo kuwa gatanu mubona abantu bagwaye kanseri bazikira, abantu baje batagenda bakigenza, abantu baje baterura bakagenda. Yesu abakijije. Ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye, nanjye ndi umuntu nkawe, ni kubw'imbabazi z'Imana. Reka Yesu ari ujye uhabwa icubahiro. Uwo mugabo wapfuye akazuka ni ujye utanga imbabazi abantu bakabohoka. Umuntu nakubwira isezerano uri mu byawe uzamenye ko ritazasohora. Jya wizera icyo Imana yavuganye nawe, uhagarare ku ijambo Imana yavuze. Ikintu turusha abandi ni amakuru. Mu minsi yashize Imana yarambwiye ngo mwana wanjye ngiye kukwigisha ishuri. Ndavuga ngo ndaritegereje. Iyo Imana ikwigisha ishuri, iyo umunyeshuri ari mu ishuri, hari umwarimu uza akigisha fizika agatsiba akagenda, undi akigisha mata agatsiba akagenda, undi akigisha chemistry. Uwo ni umwarimu wese umunyura imbere. Nawe mu buzima ubayemo nanjye hari abarimu bagomba kunyura imbere yacu. Mwarimu w'amagambo akaza akavuga, yarangiza agatsiba. Uwo ni umwarimu buvuyeho isomo rye riba rirangiye. Hakaza umwarimu wo kukuroga, umuntu akakuroga nawe agatsiba akagenda. Hakaza uw'amagambo. Hari ijambo rimwe nakunze, igihe bajyanaga Yesu ku musaraba, bamumanitseho icyapa kivuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Ngo begera Pilato baramubwira ngo kuki wakoze aya makosa? Pilato basubiza ijambo rimwe, haravuga ngo icyo nanditse naracyanditse. Ijambo Imana yanditse kuri wowe nta muntu n'umwe ufite gome yatsiba n'inyuguti n'umwe. Amasezerano yawe ari mu mugambi w'Imana, ari mu maboko y'Imana. Nta muntu n'umwe wayapfupfunyura mu maboko y'Imana. Ndashimira Imana itagireba nk'uko abantu bareba. Baramutse babajije abantu muri karitsiye ngo mbese uriya muntu tumutabare, hari uwavuga ati ntabwo mbyifuza. Wamubaza ngo uramuziza iki? Atoya simbishaka. Kubera ko ni umuntu. Iyo Imana igiye gutabara umuntu ntibaza abantu uko babyumva, iragufata ikagutereka mu masezerano, uburana akaburana wicaye. Mwibutse ko abantu badakeneye ko watabagwa ari benshi. Abantu batifuza kukubona mu masezerano yawe ni benshi, bifuza kubona waguye hasi. Ariko ndashimira Imana igihe ibahuma amaso bagakanguka bageze mu masezerano. Uko niko Imana yabigenjeje umugabo witwa Sawuli agiye kwica ubwoko bw'Imana buri Damasiko. Ngo yahuye na Yesu ngo akanda ijisho, maso arahuma. Imana ibahumishe mu izina rya Yesu. Nubona abantu 3 5 bafata umwanya wo kukuvuga, uko uzaba ungana kose,
uzamenye ko ukomeye uri igihangange, kuko umuntu umwe ntiyakwiterereza. Niyo mpamvu bagomba kwigira koperative bakakuvuga ari benshi. Kubera iki? Uri igihangange, Imana yakugize umuntu ukomeye, umuntu umwe ntiyagutinyuka. Hari abantu bagomba kwishyira hamwe kugira ngo bakuvuge, ariko Imana izakugirira neza. Ndeka nkubitse iki kintu nsoza dusengana Imana. Niba ushaka ko Imana igutabara, ukabishaka ko Imana ikugirira neza, itandukanye n'icyaha. Ukorera Imana. Nukorera Imana abantu bakwemera, uzamenye kuri haduye mu ijuru. Umuntu wese ukorera Imana by'ukuri aba ikimenyetso kigirwaho impaka n'abantu benshi. Akura imbaraga he? Asenga ate? Avugira Imana ate? Bigenda gute? Ndashimira Imana ntijya yumva amabwire. N'Imana igikora ibyo igomba gukora. Abantu bagasakuza, Imana igakora. Abantu bakavuga, Imana igakora. Ikintu turusha abandi si ubwenge, si ugusenga cyane, no kumva ijwi ry'Imana. Nugera mu ntambara uzategereje ijwi. Ikintu Aburahamu yarushaga abantu kwari ukumenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani. Uzajya utegereza wumva ijwi ry'Imana. Imana nikubwira ngo genda, uzagende. Nikubwira hagarara, uzahagarare. Nikubwira senga, uzasenge. Nikubwira ceceka, uzaceceke. Twanyuze mu ntambara nk'izo wanyuzemo. Hari igihe uhagarara mu rugamba rw'amagambo abantu bakavuga bagasakuza, ariko Imana ikakubwira ngo ceceka. Kwigisha ibi bintu bibiri: mu kigeragezo uzige guceceka, wige no gusenga. Iyo ucecetse, umwanzi wawe ntamenye icyo utekereza. Impamvu abantu bakuvuga nuko wamaze kuvuga amagambo yawe, ukamenya abantu bakamenya icyo utekereza. Icecekere, iminsi izarangiza ibi. Igihe cyose kirangiza intambara. Kandi nubona abantu bakuvuga, uzamenye kugezweho. Ugezweho mwene data. Bazakuvuga icyumweru kimwe barangize bavuge n'abandi. N'uwo nguwo kuvuga nawe azagegwaho. Uwo gusebya nawe azagegwaho. Uwo kuroga nawe bazamuroga. Uwo ushaka kupfa nawe igihe cye kizagera apfe, bamujugunye itaka nk'ibyo bakujugunyeho. Ahubwo mwene data, abantu bose tubana amahoro. Yesu yaravuze ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Katugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Imana ikugirira ibambe. Imana ikugirira imbabazi. Nge gusengana nawe. Wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Iyo umuntu amaze kwizera imbabazi za Yesu, ntabwo aba akitwa rya zina. Ni Yesu buri muri we. Yesu abamucumbikiye. Ntabwo yongera kurwana intambara z'abadayimoni. Ntabwo yongera kurwana intambara z'abamuroga. Yesu aramanuka akagwana. Izo ntambara zawe hari Imana yiteguye kuzigwana. Izo ntambara zawe nubwo Imana itaragutabara, igutindije kugira ngo abantu bose baguhimbeho amagambo, ariko umunsi Imana yagutabaye, mwene data, bizamenyekana. Hari abantu batifuza ko watabagwa. Hari abatifuza ibyiza ko bikubaho. Uko niko kamere iteye mu bantu. Ariko Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi. Ndashimira Imana igitugirira imbabazi. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 28, yaravuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza baravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupakinutse, ngo ariko bamaze umwanya munini babitegereje, barahindukira baravuga ngo ni Imana. N'Ibyakozwe n'Intumwa 28, barahindukira baravuga ngo ni Imana. Hari abantu bagiye guhindukira bavuge ngo ni Imana wasenze. Hari abantu bagiye gusubiranamo ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupakinutse. Hari abategereje kupfa mama. Hari abategereje kupfa bakumva igituro cyawe, bakumva amakuru ko bagushinguye, bakaza kwifotoreza ku mafoto ku murambo wawe. Hari ababitegereje ngo ariko bamaze umwanya munini babitegereje. Leboni ya wazango, leboni ya sinedra. Hari abamaze igihe kinini bategereje ko wamwaye. Bandi bategereje ko urugo rwawe rusenyuka. Bandi bategereje ko ukora divorce. Bandi bategereje ko abana bazangara. Ariko nagera nkubwiye ngo ntibazabibona. Ibyo abanzi bifuza ntibazabibona. Hazabaho icyo Imana yagambiriye kuri wowe. Bantu baravuga, inshyira imaze kuruma Pawulo, baravuga ngo ntumureba, ngo ntimwemerera kubaho. Bantu baravuga, inshyira imaze kumuruma. Hari inshyira yakurumye, diyabete yarakurumye, kanseri yarakurumye, sida yarakurumye, kazi karakurumye. Hari ibintu ufite byakurumye, ibyo bintu bikugenda mu mugongo, bikujya muri ayo maguru. Ufite uburwayi, ufite umwingo ukubabaza, ufite ibintu bigufata muri iyo nda, urakora inyatsi zaraguteye, ibintu byose byaranze. Bayeho mu buzima upfundikanya. Washatse akazi karanga, waradepoje ushaka ubwene gihugu burabura. Wagiriye abantu neza kugira ngo bakwiture, bakwitura inabi.
Bantu bose baguhimbye amazina, uri mu kigeragezo, bantu bategereje kuguha urw'amenyo. Ariko reka nkubwire ngo ababitegereje ntibazabibona. Hari abategereje kubona wikoreye amaboko. Ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, inyatsi yateye urugo rwawe, ibintu byose urakora ntutera imbere, urugo rwawe rwabuze amahoro, mwirirwa muryana, uwo mugongo waracitse, uhora ukubabaza, ufite ibintu bikujya muri ayo mavi n'ayo maguru, ufite uburibwe bukurya ugendana nabwo, ayo maso yawe arakubabaza ukagira ngo ni imisenyi bajugunyamo, uwo mutwane ukumva urarusha ukagira ngo ni umuntu baraye bateretseho ibuye, ukarara mu nzozi z'abantu bapfuye. Ndaje nsengane nawe, vaye kuri uyu wa gatanu Nyabugogo kwa Mutangana muri etaje ya 2, tuzadufite amateraniro y'imbaraga. Vaye nsengane nawe, Imana ikubohore. Hari abantu bashaka ko dusengana online, hari kamera zitaraboneka kugira ngo dusenge, ariko mwihangane n'igihe gito, kandi nawe Imana igushigikiye wabikora ugateza umurimo w'Imana imbere, Imana yaguha umugisha. Kandi ikintu cyose uri gusaba Imana, jya ubanza wereke inyungu Imana ifite muri ico kintu. Ntabwo Imana itabara umuntu cyangwa ngo imusubize idafitemo inyungu. Niba ushaka inzu, ereka Imana inyungu ifite muri iyo nzu. Mana nkeneye inzu y'ibyumba 4, banza wereke Imana ko hari icyumba kizakira abashitsi bakaryamamo. Mana nkeneye imodoka, banza wereke Imana ko iyo modoka yawe hari abakozi Imana bazayigendamo. Mana nkeneye kutabara, gura intebe mu rusengero, bwira Imana ngo nanjye hari ico nakoze. Ikintu cyose ushaka banza wereke Imana inyungu ufite muri ico kintu. Akazi uri gushaka Imana izakabonamo iyihe nyungu? Uri gushaka kubaka Imana izarubonamo iyihe nyungu? Ikintu cyose banza wereke Imana inyungu ufite muri ico kintu. Yesu agutabare. Ndanezerewe. Nimero yanjye ni 078 7 3 4 9 mbone kwisegura. Hari abantu benshi mwaduhamagaye tutarasubiza kuri WhatsApp, mwatwandikiye, ariko ubu tugiye kuboneka, tugiye kujya dusengana. Imana ishimwe. Ari abantu bifuje ko twazajya duterana kuri Zoom mu gitondo cya kare. Turaje tubashiraho platform y'ukuntu tuzajya dusenga. Turimo gushakisha ibyuma, nimara kuboneka tuzajya dusenga abantu bakira indwara. Imana yampaye impano zigera muri 6. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nguhaye amaso areba kure no hafi. Gihe nari ndyamye, abantu bavuga ngo twakuye n'imbaraga ikuzimu, twarasenze, twavuganye n'Imana. Mbona marayika azafata amaso aya ngaya ameze, mbona afashe kamera ayishira ku maso yanjye, zino kamera zimwe zitse imisozi zikareba hakurya. Aravuga ngo nguhaye amaso areba kure no hino, uzankorere. Arambwira ngo nguhaye imbaraga zikiza abagwayi. Imana irambwira ngo ujye usengera abagwayi. Bantu mukurikirana YouTube channel yacu, mubona kuntu abagwayi bakira, nanjye singe ni Yesu Kristo utuye muri nje. Rero mboneye gutangaza abantu, kubatangariza ngo bamwe bavuga ngo dukoresha izindi mbaraga. Nta zindi mbaraga dufite uretse Yesu. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'abapfumu, ari hejuru y'imbaraga z'abarangi, ari hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, ari hejuru y'abadaimoni, ari hejuru y'imyuka mibi. Yesu ari hejuru y'ibyo byose. Ntangazwa n'abantu basebanyara abakozi b'Imana. Runaka akoresha imyuka mibi, nawe wakagiye kuyishaka ukayikoresha, abantu bakabohoka bagakira. Iyo umuntu wese Imana imuhamagara ifite ikizamukoresha. Abo yahamagariye gusengera indwara zigakira, abandi bahamagarira kuramya, abandi bahamagarira guhimbaza. Nusanga mwene so akora ikintu udashoboye, jya ukimwubahira, uvuge ngo Mana ukomeze umuzamure, ubwoko bw'Imana bubohoke. Dufatana amaboko, Imana izatugira neza. Shalom, mugire umugoroba mwiza. Amen.